Kakamwana. uko ni ku muhango wo kwerekeza Vava Dorimbogo uri kugenda aho ni mu gihe cyo kumusezeraho, aho agahinda kishe abantu benshi ndetse n'umubabaro ni wose kuri buri ruhande wabaherekeje. Umubyeyi usize abana babiri, umwe afite imyaka 11 n'undi avuga ko ashobora kuba afite imyaka 8. Gusa dukomeza kwihanganisha umuryango wose ndetse n'inshuti n'abavandimwe ba Vava n'abakundaga Vava muri rusange aho hirya no hino. Reka tumwifurize iruhuko ridashira kandi Imana imwakira heza mu bayo. Agahinda cyane umuntu yatashye yagize yake kandi yagiye ahantu heza ari muhumure umwe wo kugira umutima uhagaze rero. Turagira ngo rero tugiye gusezera umuvandimwe wacu, umwana wacu ndetse ni n'umubyeyi afite n'abana. Kugira ngo muze kugenda neza rero ndagira ngo nsabe abantu bari hano twese abazi kuririmba turaririmba kuko murabizi kuririmba n'impano y'Imana yaduhaye, nawe kandi muzi ko ari umuhanzi. Ndagira ngo rero korali yacu irabihagaze hano. Ikirakurikiraho mu gusezera ku murambo, umuntu arajya yinjirira hano iburyo atahukana ibumoso. Ndabasabye rero kugira ngo tubikore mwituze, humvikana indirimbo gusa n'amafoto y'abanyamakuru, ntihagire andi magambo nongera kumvamo. Murakoze, Imana ibamugishe. abantu bari
turirimbe indirimbo ya 44. Ibyo muranyiriweho bizarangirira, kuko kudapfa kuzakura gupfa. Nimwagukira nzabona umukiza wanjye, kandi nzaba nyakiranye ibyishimo. Nzamureba nzamumenya, nzahangara imbere yankize. Nzamureba nzamumenya, mbonye impovu zo mu biganza bye. Azanjyana mu mudugudu utabagwishavu, imyambaro ye. Abasezera baza bagasezera, abandi baririmba. Guca gutya bro. Gutya. Kandi abakamera mugerageze gutanga umwanya, n'umurongo mugende, ntabwo muri bujyemo mwese ngo mufatore imifungo, ni hatoya. Abasezera turanyura gutya. cyane nifuza kubona urugero rusumbyeho. Twashoje? Noneho abantu bose rero basa nk'uko mubibona, aho niho umuhango wo gushyingura Dorimbogo cyangwa se ukunze kwita
Vava uzwi ku mazina ya Valentine Abijuru. Rero uyu ni umwana asize imyaka 11. Gushyingura bikaba byahebereye ahitwa Kirimbi mu gace ka Muhororo. Ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi, harimo abanyamakuru bagiye batandukanye, ndetse uko niko abantu bameze. Buri wese afite agahinda ke, buri wese afite ibyo ari kwibaza mu mutima, ndetse umuryango wa Vava ukaba utishimye namba. Umuryango ufite agahinda kenshi kuba babuze umuntu bakundaga cyane ari we Vava. Rero reka dukomeze twihanganisha uyu muryango kandi dukomeza no kubafata mu mugongo. Nuko rero umuhango wo gushyingura Vava uri kugenda, kandi namwe muri hirya no hino mukomeze mufate mu mugongo uyu muryango, kuko nta gahinda n'ibihe bikomeye kuri wo, ndetse ukeneye ko abantu baba hafi.